kani F. Cyari cyari nawe sawa nataye ikiva mu Bushinwa ho. Tayari. Dureba sagakomeza nyine. Amaze kino mukino. Aba. Nara kesa rero kigiye kubaho. Mubireba aha imbere yacu dufite umwana ufite impano ikomeye yavumbuye yo kugiye gukora imodoka ku buryo ashobora kuyigendesha ikajya imbere cyangwa ikajya inyuma ikabenura. Ni beni murayireba ndaza kuyibereka mu kanya, ariko mbere yuko nyibereka ari no kubikora reka abanza twibwire atubwire ahantu atuye n'amashuri ashobora kuba agezemo yiga. Murakoze cyane, karibu Petit Frere. Mwiriwe abanyarwandakazi, murangiye nitwa na Mutabazi Fabrice. Iyi modoka yanjye nakoze nayikoze ejo umunsi w'ejo wonyine. Ndizi moto yako nayikoze no munsi gucya no gukata biragenda, no kugenda byose biragenda no kubenura gucya nayibereka. Noneho Ni practice. Yambaye eri hashi magana 200. niba atari ibanga, iyi modoka ni ibintu wize mu ishuri, ni impano ikurimo, wabivumbuye ute ku buryo wakora remote y'imodoka ikaba wayigendesha ikajya imbere ikajya inyuma ukayibenura ikabenura? Wabigenje ute, wabikoze ute? Igitekerezo cyavuye kuri inde? Niwe wakitekerereje cyane undi muntu wakikubwiye? Nenge narebye imodoka kuri ikura nyine. Imodoka nkareba hari ugigenda nari nyitekereza numva ndubura ubushakashatsi ndaya ku imodoka igenda ngira kanama kuyikora. None ndeba DVD kwahundi ikora koresha telecommande iri hariya yo iri hano. Naje mbitekerezaho basha kubikora gutya. Rayo yakani motherboard yo muri DVD nasizeho batiri imwe isa vote 3 n'ibice 2 nize mwaka gano motherboard ibya cyo yitwa silencer ikoresha no modoka yanje gutya. Nira modoka yanje ni harimo indi motherboard yo muri telecommande ya DVD hariho batiri ebyiri zipima vote 3 n'ibice 4. Yo motherboard ibasha kuzigabanya. Uvuge cyane kugira ngo abantu bazakumve. Yo motherboard ibasha kuzigabanya izi moteur kare ebyiri benura n'igenda. Nyine bereke niyo modoka nyine ko. Iyi modoka rero nkuko harya wavuze ko witwa nde? Yitwa na Mutabazi Fabrice. Uyu mwana ufite impano ikomeye cyane bita niyo Mutabazi Fabrice. Reka tugenda nabereka ya modoka yakoze ugayigendesha ari kuyikoresha, ariko mbere yuko ayibereka murabona ko afite ikintu mu ntoki. Wababwira cyitwa gute? Iba yitwa remote. Ni remote afite ikoresha iyi modoka yiwe. Ngiye rwose reka nyibereke ku buryo umuntu wese ashobora kuyibona. Umwana niwe wayifaburitse, urabona ukuntu ifaburitse. Iyi ni impano ikomeye tuba dufite nk'abanyarwanda. Reka noneho ayikoreshe agendesha iyi beni murayireba. Reka nyibereke neza ku mashusho, umuntu wese uzaba yireba abanza arebe uko imeze. Noneho ngaho ujya wagendesha iyo modoka ukoresheje iyo remote. Murabona ko bakoze ikimenyetso cyo kuyibenura. Irarangiye kubenura, arayigendesheje agiye imbere. Murabibona mwese, murabibona ko ari kubikoresha iyi remote yiwe. Asubiye inyuma, murabibona. None kugira ngo nabibone nakajya kanda nabibereka mutagira ngo wenda ni ibintu twihimbiye. Murebe arimo akanda iyi modoka, iyi remote yiwe arimo ayikanda ukuntu imodoka ibigenda. Mukanda bibereka. Murabona noneho ubu gutya ari kuyikanda kagenda gasubira inyuma. Uyu mwana afite impano ikomeye. Kandi ashaka afata na feri kuri remote ye. Yashatse arakanda agafata feri akaba yasubira inyuma akagaruka. Urabona rwose Fabrice, urabona ko imodoka ye doriya yirukankishije. Mwabibonye mwese abanyarwanda, uyu mwana afite impano. Mwabibonye mwese. Urabona ko ashobora no kubenura ari kure yayo. Muri kubireba abantu bazadukurikira, yibenure neza babirebe. Urabona ko ari kubikoresha, ari kugenda. Ntabwo impano natumitse ubusa. Mwabibonye banyarwanda ko uyu mwana afite impano ikomeye cyane. Remote ngiyi mutagira ngo ni ibintu twapapiriye. Ngiyi rwose ngiyi reba ibintu yari gukora. Iyi ni impano ikomeye.
ku buryo uyu mwana abonye uburyo yazamurwa afite yakoramo ibintu byinshi, yakora ibintu byinshi, yavumbura ibintu byinshi. Murabireba ko yari remote yikoreye, aya ni amakarito mutagira ngo ngibi, murabibona mwese, aya ni amakarito utuntu yishyiriyemo agashyiramo za moteri runaka ku buryo bw'ubuhanga bwiwe yabibasobanuriye, murabireba. Rero uyu mwana ndumva impano ye ikwiye kuzamurwa rwose. Banyarwanda mu murebe agira iki ahantu yagera nawe. Murakoze. Ndumva warasoza usezera abantu rero ukababwibutsa n'amazina yawe. Aha ni muri gare Batsinda twari turi. Gutya nshishikariza abana bose baba bafite impano kuzigaragaza kugira babashe kubazamurira impano. Hano ikindi bayi ubu turarangije, nitwa na Mutabazi Fabrice. Bayi urasubiramo amazina yawe, niyo uruyavuge buhoro utihuta. Niyo Mutabazi Fabrice. Ukaba utuye he? Yaraye mu cyo Plaza muri Batsinda Mudugudu wa Nyakabungo, Karere ka Gasabo. Sawa, urakoze cyane, umunsi mwiza. Dureba sigakomeza nyine amaze ukina umukino. Nana kesa rero kigiye kubaho. Kena feri ya benura izahita gatamba Ni practice. yambaye eri hashi magashima Eri hashi magana 24F. Cyari cyane wese wabona atari ikiva mu Bushinwa wo. Tayari. Dureba sigakomeza nyine amaze ukina umukino. Nana kesa rero kigiye kubaho.